ndibuka Denyse yageze aho arambwira ngo aragiye abisubiramo kenshi aragiye numvaga ko uyu munsi ari burire ariko still nkuko tubizi kurira byanze kandi ntacyo nakoze nyine oya nje nshaka kunsobanurira Nere bitwenge gusa ngikunda cyane Momo yashobora mukinanga Yinge Twese Yani kwibaza imodoka ni kirediranga nyine amafaranga yagujije mu kibina zaje nyine kamubwire ibyo umvana y'imikino kuko kamubwire hari ushobora gukinisha ese iyi modoka imeze gute inyuma ni cya kintu uri gukora cy'igikinisho ese kari yawe urabireba Eri yeah oh my god mbega champagne nziza cyangwa nube champagne sheri nyine bantu nsobanurira ariko mbagene imodoka ni yawe sheri ushaka no kwizanaho amazi inoti ibene amazi sheri nyine uri nko mubeshya nyine mpamvu ndi kukubaza amafaranga yo kwigura yakuye he kubera iki ubona ndi umukene neza kare kantu k'umuhondo none ndi kubona ibintu by'umuhondo byavanye byinshi mu mazi wajya kumwibuka yahahisha none wanyumva barira koko
Nakacu ni kakandi. Mwana ndi umukene. Niwe gusa kuri seriye sheri. Uzi kuri seriye? Sikaza ibintu biryoshye. Yes, so I'm fine. Ayo bintu njye ntabimvura uri gutwarira neza. Sheri niba ari videni na rimwe niho uzaryiye. Karukumute. Gasa n'imuza. Gasa n'imyenda twambaye. Nyambwira. Sheri Ndasaba ubusobanuro. Oya banza usobanurire. nyine ngwino ndagusobanura wicaye. Nyine ikibazo umusobanuriye ngasanga ninjye ugomba kwishyura cyangwa ugomba guteza ibintu byo mu mutungo we cyangwa fone yanjye ukayitanga mwana. Ngwino. Numva nakinisha umugore wanjye kandi yambyaye. Ntabibona ntabwo byizeye rega. Olivier Kambani buretse. Bisabwa kugurisha ibintu biri mu nzu ngo uyishyure. Nakwisha none. Iyi se ntabwo ari yandi twe turimo ejo. Niyo. Kara akadege. Ibintu birafashe rero. Akwese ideni irihe? Nyine umbwira none wakuye amafaranga ntabwo. Njye ndi umukire. Nyine unsobanurira none wakuye amafaranga nibyo ndi kuvuga. Nibwo ukibimenya ko wakundanye n'umukire? Nyine mbwira none wakuye amafaranga. Mbwira none wakuye amafaranga. Urumva nafashaga credit. Cyakoze ko hariho spirit byo ndabyemeye. Mbibonye hano se ku muryango. Ngo kandagira ari hagati turebe. Ndahagera se. Wabuze kugura ibigufiya. Kugiye imbere cyane amaye. Hano. Iyikoresha akafoni ngo kandagira cyane. Cyane nawe kandagiye cyane. Sheri ega mu kano gasego. Gakureho kubera imisatsi. Nta kintu kaba. Guteka kontake hari aha. Oya muhariye. Ugakanda hano. Ndi kubabara. Kandi uracyakandagiye? Ntabwo nakandagiye banza nabikuye. Nembwira nagana. Ngo yikate turebe. Nagana amadeni. Ngena. Yose. Ntawe deni ngira. Ngo bikuremo agari. Kanarutse. Kugabanya ni hehe sheri nawe? Yewe ni mwongwe. Ni mwongwe. Subira ndamo. Ngo zimya kanda ahantu zimya. Ngegeze intebe inyuma. Zana bebe. Sanga mama uriya. Bebe baduhaye imodoka shari batari. Sanga mama dog.
Ese shiri ngiza kuri na Habuziti. Achikanye. Kuba yatsa neza se. Ndacyakandagiye mare kure. Ingero kande uzi. Ndari kuri. Obonye bimu gigi. Obonye bimu. Ese shiri ngiza ukuri. Nyine mwana ko ibintu by'imikino kubera ko nimba ni seri Nisingire kubona nari seriye. Ari nari mwe se ndaguha impano ngukinisha. Uri kumva ari planka. Nese nyine oya ngenza kunsobanurira shwa ko atari planka ariko ari yo watiye ja Nese urabona ngo plankinga na rimwe. Nimbwira amafaranga yo kuyembwira process. Iyo process iki ntago nkora. Ntabwo ukora se. Bubuli. Obasali. Deri ibintu mwari mubizi. Happy nabyo nje nari nzarambwe munsanira umwana. Iby'imodoka se we nabyo. Mutwikire. Mamire kamfasha. Ntabwo ngiye sheri. Nguko ngiye. Ngarira mu makuru y'ibintu kuntu byagenze bana yanjye. Mfite ubwoba pe n'ukuri. Kurabwikiza. Kumbe yaryamanye ibintu bingana gutya. Izo mafaranga yakuye he? Nyine nsobanurira. Shakiye gisobanura ariko. Nyine mbwira wowe ngo. Ubwira iki? Ngiye ibintu kuntu byagenze. Mbwira n'igihe wayiguriye, mbwira ukuntu wagiye. Nyine mbwira mani. Ntabwo wayikunze. Ikindi ndabona ari nshyashya. Mbwira n'amafaranga yiguze. Nyine detail tu ndatuza amenye ko ibintu nibura menya ibintu byagiye biva nyine. Kumva narayibye. Nese reka mubaze. Konte nzizi. Amafaranga dufite mbanyazi. Harayo utazi, harayo nagiye nsimba. Ngeze kwa nyibaga. Ngiye kwa nakwibaga se. Ngera kwibaga amabiliyoni angana gutya. Uko wanyibye niko nanjye nakwibye ndayigura. Bwira nyine. Ntabwo wayishimiye? Aho se wambwiye. Nyine mbwira niba utayishimiye. Yambare kanzu ngo turebe. Uzuko nari ngiye kubyanga. Uzukuntu ni imbere nari ngiye kubyanga Kigali we. Mbwira nyine. Siki. Shashiri nyine uri kunesha. Nyine mbwiye icyo utakunze. Oya ntacyo ntakunze ahubwo ngiye mfite ubwoba ndi gusa ubusoba. Niho nirakora nta kintu kidakora. Sheri wimbeshye imodoka niyo twari turi mejo. Kano kantu se ko nakabonye. Imodoka rega zose ziza ziba zidufite. Ese nagari ya Iva basi nyine tubana. Ndashaka kureba nyirayo. Ko nabimenyera. Ngokanda kopya ko kuri uruhande inyuma kamanure. Iki ni carte rouge, jaune. Ni carte rouge. Rara yaje. Nese imodoka ni yawe. Oya, kandebe taze kuntu buri taba yarabaye expired cyangwa ari ikindi kintu. Ikintu mbikundiye biri mu Gifaransa no mu Kinyarwanda. Iyo kinyabiziga niyo ngabo Iva. Adresse Remera gasa
kuri iwanyuze nyine ntago birazi ibyo by'ipapuro umuntu yanagicurisha ko nicurishije sobanurira ntago wayikunze ariko oya njye nyine hari ikintu ubona ukabona ni nko kukubwira ni nko kuguha iriya nzu bakakubwira ngo akiri inzu ngo ni iyawe ubyutse nyine mbwira nyine Olivier nyine uri gutinda ikibazo nawe ukanyihorera basi mbwira nyine Denyse imodoka ni yawe kandi byumve ubyakire nyine biragoye niko nakubwiye kandi nawe urabizi ko ubusuboye nanjye byarangoye kumva ko wambyarira umwana ariko nanjye ndi kubyakira ariko nabyakire nawe ugomba kubyakira mwese ngewe ko naguhaye ikintu kiguza $1,000,000 nta giciro afite umwana nta giciro afite sibyo aya ibyo turaza kubivuganaho ariko uri kureba ibintu ifite noneho ubwa mbere mbonye imodoka bakiza hano ukanda ngo ihita igenda ubishatse none se niyo ko ntacye igo ningi gusa so ambwije ukuri niko ntacye iyo ifite ukanda hari imodoka ikaka iyo utayifite ntabwo yaka nyine Olivier nyine nsobanurira ibintu turi kubwizanya ni ikihe kintu ushaka ko ngusobanurira nibyo utasobanukiwe se nyine hari ibintu umuntu atakumva n'ukuri pe nyine mbwira icyo utumvikana nikumvishe abantu bakiriza igira ngaho ndebe neza abo bakiriza niba batuma igupfiye abo bakiriza niba ari butuma uyemera niba itaka ntabwo uyifata ntabwo uri kuri umunsi dufite amafaranga yo kugura imodoka nk'ino kuri pe oya ayifite yagura iki igare nibura akagare kanjye se nshaka igare ryanjye wambwiye ko uzankoreshereza igare ryanjye wararyishe naryo riri mu byo nagurishije kugira ngo uri imodoka ngaho nyumvire we ubu uratangiye ubu ugiye kumbwira ngo wagurishije ugiye kumbwira ngo nakagaruka hariya ngo narakagurishije njye mbwira ni yawe sheri kandi nta deni na rimwe ifite nese igira siranse nta muntu n'umwe ufite ideni igira siranse nyine akajya kureba ibyangombwa byose cyangwa kuyigiza umupolisi na control tekinike zana hano perime asiranse ngiyi na control tekinike nese shiri ko mbona iri mu kwaci ko mbona ari mu kwa 7 wayiguze mu kwa 7 ni ya inde gitwikiriye hano oya ira ni yabandi nese iyi modoka imaze amezi agera kuri 3 waranyihoreye nese mu kwa 7 amafaranga nyine yakuye he ko mu kwa 7 nzi ko nta mafaranga menshi twabonye mu kwa 7 ahubwo ariko twari dufite n'ubukene mu kwa 7 baba bazitangira ubunye imodoka oya agenda nta modoka bagurisha mu kwa 7 iyi ni inki iyi ni ntabwo nanone biraza pe iyi ni asiranse ikinyabiziga gifite ubwishingizi iyi ni control y'uko ikinyabiziga cyujuje ubuziranenge kimeze neza na essence ni full tank niso bijyaga muri ryari ese urabizi ko imodoka idafite full tank ya essence batayiha control uramuzi ukagiramo full ugomba kuba ufitemo full tank kugira ngo baguhe control technique nese baguciye angahe kugira ute full kugira ngo nkwe full tank se ngaho mu facture amafaranga yiguze gira vuba nko facture arahari nayo nese wajya guyigendamo
tugira ibitwe barayanje. Ni iki kindi ukeneye? Hari ikindi ukeneye? Zino zivaho. Ariko zivaho mbishatse. Nyine nyandi kwibaza imodoka itagera aho bakiriza. Hari na kamera hari uzaza wireba uri gukora makeup. Denyse akora makeup. Wagafunga turebe. Ya kuntu bakitara. Saguti. Atafere. Genda ko rino rikora shatanu. Aha ngaha se. Cyabintu se nyine bi. Aha no kwata yose cyane. Tiyo. Kana na just ndebe nyuma neza. Kare cyangwa Ndi kuri Spiritual Family Ministries 07 84 2000 48. Nyine nese dukora iki basi? Tuyigurishije abana bakaduha amafaranga nabyemera. Bazaga dukora iki? Kuko nyine nibwo nabona ko ari ayacu uribura. Ariko ubwo nyine nizere ko basi kumbwira ibintu by'ukuri pe. Ntabwo ndi kukubeshya. Mwese wabitekereje ute? Nyine natekereje ko n'uwitwara neza nzaguhemba. Kandi witwaye neza mwitira umwana neza nyamubwira nabi nangije uranamumbyarira uramuma none nanjye ngo haye imodoka nimbyara ntuzamike gusa ninjye waguhenze neza umwana agura miliyoni ninjye waguhenze bagurishije udusambu twose Deri ibi bintu ari amakuru abifitemo. Sheri wacu bamaye 8 mpita ngugura imodoka. Sinzi niba nateye imibare nabi. Deri uri kwijya aho hari ikintu waruzi. So Olivier mbitsa amabanga nkayo kubarya. Deri cyinshi ngiki. Yakoze champagne shaje ruraryoshya uzi kuryoshya ryoshya. Udakunda ururabona ariko kugurira iki kintu. Shaje indabo ziraribwa. Champagne yaryoshye da. Yiga ariko ndi gutekereza ibi bintu byinshi. Ukuntu wangize ikigori ry'amezi angahe yose. Ni umwana wari waratunyubaho. Simbizi. Reka tugende ntabwo ndi ikintu navuga pe. Rero ngomba bisi byarancanze. Uzi ikintu gishe nuko nengeye kugusuzugura. Ngerike ngaraza kuza cyabije ruracuka mindezero. Kaza muchaka kura bambaye ikanzu ukuntu nimereye na niruhiye. Sheri. Ngajya kureba umwana, sibyo? Ntabwo nijyana nta rutege. Tugende mujyane. Musore. Sibyo? Kuyitanga ruko bande akisubira ndayijyana. Bande gutanga uburenganzira, sibyo? Naza kwisubira cyo. God bless you. Ariko nyine ndayirana. Nanjye kwitirura. Go.
nayo nishaka umuguma wo kuyicunga sawa Shalom, shalom. This is the Spiritual Family Ministries. Olivier and Denyse. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Ndanezerewe kuri uyu munsi. Nagize igitekerezo kimba mu mutwe igihe kinini. Nekeza gutungura umukunzi wanjye ubwo yari atwite. Ndabonaga ari urugendo rutoroshye. Mbere umuntu aravuga ngo gutwita ni ibintu bitoroshye ariko nkumva kuri nje ni ibintu biraho kugeza ubwo byambayeho. So mbere na mbere nshimye Imana yabanye natwe muri urwo rugendo, yatanze ingabo nyinshi cyane. Hari ibitambo byinshi byabayeho ndabibona ko ari Imana yabikoze. Ndashimye Imana kuko n'urupfu rwarimo ariko Imana yarahabaye. Nshimye imbaraga z'Imana. Igitekerezo rero cyarangoye. Natekereje ikintu naha Denyse cyaba gihenze. Natekereje ikintu naha Denyse kidasanzwe. Ndakibura. Ndetse even n'imodoka numvaga bidakwiye, numvaga ari ikindi cyakayiruse, ariko numvishe wenda aricyo kiraza kugira ubushobozi ku buryo yakishimira. Nubwo wenda atishimye ku rugero nabitekerezaga, numvaga ko uyu munsi ari burire ariko still nkuko tubizi kurira byanze kandi ntacyo nakoze. Iyi modoka nyimaranye amezi agera kuri 3 mbere yuko nyimuha. Nagerageje kuyihisha, urumva niba hari naho yari kubona wenda kuri finance y'umuryango hari cyagabanutse icyo ntacyo yabonye ko mu mezi 3 naramaze kuyigura, nari mfite uburyo bwinshi bwo kubimuhisha. Numva ko ndamutungura karira ariko still byanze. Ariko nkuko ubushize mwabingiriye ni inama, ntago igishishikaje ari uko yarira, ahubwo igishishikaje nuko namuha icyo umutima we wakishimira, kandi cyane ko ntago ibyishimo byo wenda dutekereza ko biri mu kurira. Kuri nge nizeye ko icyo nagomba gukora nagikoze kandi cyanshimishije, kandi nizeye ko nawe cyashimishije umutima we. Nari ngiye kubabwira ku rugendo rwo gutwita, mvuga ngo rwa rugendo rutoroshye ndimo nshima Imana. Ntago byari byoroshye pe, ariko nanone ntibyari bikomeye cyane. Byaje gukomera mu gihe cyo kubyara. So I was already there. Nari ari mu cyumba cyo kubyariramo. Byabyaye ndi kureba umwana wacu wanjye na Denyse asohotse ndi kureba. Byari byishimo kuri nge. Byari ibintu rero bigoye cyane, byabanje kugoranamo, ariko Imana ica inzira. Ikintu cyonyine cyari gisigaye cyari Imana. Ndibuka nari ndimo nzenguruka muri icyo cyumba cyo kubyaramo mvuga ngo power of God, imbaraga z'Imana. Numvaga imbaraga z'Imana arizo zonyine zisigaye kugira ngo igitangaza kibeho, tubone umwana wacu, mbone Denyse ari muzima. Ndibuka Denyse yageze aho arambwira ngo aragiye. Abisubiramo kenshi, aragiye. Asezera n'abadokiteri ababwira ati doctor ndagiye ati bye. Mbona koko biteye ubwoba, namukoraho nkumva arashyushye ariko agatitira, nkabona nibyoroshye. Mbese ibyo nitaga kubyara numva ngo ni ibintu umuntu agenda agasunika umwana, mbona bihinduye isura. Ariko ndavuga ngo the power of God, imbaraga z'Imana. Kandi kuko imbaraga z'Imana zarahabaye, nabonye igitangaza cy'Imana. Ducyura umubyeyi muzima, ducyura umwana muzima. Mbese byari byishimo. Umutima wanjye waranezerewe cyane, ndetse umutima wanjye warishimye cyane ubwo nabonaga umwana muzima, nkabona umubyeyi muzima. Nahise nshima Imana. N'ubu abataramera neza mbona byinshi biteye ubwoba, ariko njya nizera ko habaho igihe, ariko icyo gihe nacyo kigera igihe kikarangira. Nizeye ko hari umunsi byose bizaba bimeze neza, afite imbaraga, tukongera tukaza tukaganira. Naho spiritual family yagiye, reka mbibibutse. Kandi spiritual family dora tubabwira ngo live for you,
tubereho mwebwe kandi tubayeho kubw'Imana. Ikintu cyose twaza hano gukora hashobora kubamo ubumuntu, ariko ikiba kigenderewe no kugira ngo imiryango yubakike. Hari icyo wenda nawe wakuramo nk'isomo cyo kunezeza umukunzi wawe. Ntabwo bisaba ibintu binini nk'uko njya mbivuga. Murabizi ko amaze iminsi udukweto tw'udusandari kandi ntabwo biba bihenze, kandi umutima wanjye waranezerewe cyane kubonamo impano nk'izo. Ngakomeza nigaya ngo kuki namuha impano, ariko nari mfite gift mubikiye, mvuga ati nanjye hari umunsi nzayimuha nkabihurizamo. So rero gift nabyo ni ibintu byongera urukundo, kuko ko yamaga impano igihe cyarageraga nkamubwira ngo uko iminsi iranda ndarushaho kugukunda, kandi mba numva nashaka kuzasubira inyuma, numva urukundo ruzarushaho gukura. So rero ndabashimiye ko mwafasha akanya kanyu mukabana natwe. Ndizeye ko ibihari isomo birimo, kandi nakuyemo undi mutwaro wo kuvuga ngo umunsi nzabona umuntu atwite nzajya musengera, umunsi nzumva ngo umuntu agiye kubyara nzamusengera. Buriya ikintu umuntu atarageramo aba yumva cyoroshye, kandi n'ikintu umuntu amaze gucamo sometime ahita yumva cyoroshye. Niyo mpamvu buryo uzavuga ikintu wakibwira uwagiciyemo n'utaragicamo bose bakumva ni ikintu kiri normal, ariko iyo umuntu akirimo yumva ko kigoye umutima, yumva ko kigoye umubiri. Ariko turashimye Imana ko Imana yaduhaye umwana mu muryango, umwana mwiza cyane wanejeje umutima wanjye. Ndetse njya nkunda kubwira abantu ngo nta kintu Imana ijya inyima pe. Hari igihe ngera mu bintu bingoye, ariko akenshi nkasanga bwari ubushake bw'Imana bwo kugira ngo hagire icyo umutima wanjye usingira. Rero reka nongere mvuge ngo nta kintu Imana yanyimye. Ndibuka uwo munsi mbona birimo bigorana, dogiteri atubwira ati ibintu ari kubona bigoye, ariko negera Imana ndayisenga. Ku rundi ruhande uba wumva bamwe bataka ngo mwarapfuye, ukabona ahandi bazanye serikeye, biba biteye ubwoba. Kuba Imana yahagutambutsa kiba ari igitangaza. Bamwe rero turabibona cyangwa abandi twabivamo tukumva ibintu normal, ariko n'ubuntu Imana iba yatugiriye. Turashimye rero ko Imana yaguye umuryango, umwana wacu nawe mushya nawe aje kugira ngo dufatanye kubaka umuryango urushaho gukomera. Ubu natwe turi umuryango wuzuye, papa mama n'umwana, urumva ko natwe twabaye umuryango. Kandi turushijeho gusengera n'indi miryango, uko umutwaro wacu n'uko umuryango umera neza. Turabizi ko hari imiryango itameze neza kubera ko hari ikintu kiburamo kugira ngo umuryango wuzure. Ibyo nabyo biri ku mutwaro dufite nka spiritual family. Turabashimiye rero, kandi turanezerewe ko mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe. Twizeye ko turakomeza kubaka ibintu bikomeye, twizeye ko turakomeza gukora umuryango ukomeye. Ndetse mwari mwarabonye ko wenda imbaraga zabaye nkeya, umubyeyi yarananiwe birumvikana, ariko ubu ngubu Olivier and Denyse we are here for you, kugira ngo umuryango umere neza. Murakoze cyane rero. Nizeye ko ngiye kujya kumva reaction ya Denyse uko yabyakiriye, kuko na n'ubu numvaga atabyumva, ari kuvuga ngo ngo nagurishije ibintu kugira ngo mbone imodoka, ariko mu by'ukuri niye nta bushobozi nari mfite bunini, byarangoye, nibyo byansabye no guca mu rundi rugendo rutoroshye, rwansabye imbaraga, ariko byose birakunda kubw'Imana. Rero ahari sinakoze ku marangamutima yanjye nk'uko nabishakaga, ariko buriya bashobora kuba yakozweho nk'uko ubushobozi bwe bungana. Ndabashimiye rero cyane, kandi nizeye ko tuzakomeza kubana. Ubu turahari rwose, babantu bavuga ngo we miss you, urukumbuzi nirushire, turahari naho twagiye. Spiritual family izaguma ihari, njye nahari izaguma iriho, Denyse adahari izaguma iriho, kuko naho duhuriye nayo. Ahubwo twe duhamagarirwa kuyikoramo kuko twumva dufite umuhamagaro wabyo, ariko umuryango ugomba kubaho. Ndabashimiye cyane rero, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubana namwe muri byose. Nishimiye sabiye umuntu wese kugera kure hashoboka,
kandi nsaba umuntu wese kuba mu muryango wishimye. Nta kintu kiruta kuba mu muryango wishimye. Iyo umuryango wishimye n'ibindi birakunda. Hari ibintu bidakunda mu gihe umuryango ubabaye, hari ibintu bidakunda mu gihe nta byishimo biri mu muryango, hari ibintu bidakunda mu gihe ibibazo biri mu muryango. Niyo mpamvu nsaba umuntu wese ngo abone amahoro yo mu muryango, abone ibyishimo mu muryango, mbese umuryango urushaho kubakika. Imana ibahe umugisha. Spiritual family turabakunda cyane. Bye bye.